uretse umuhungu umwe nyine twari twaramenyanye nawe duhure kuri Facebook akamfasha nyine akamfasha nta kindi kinashingiyeho. Ndabyibuka nyine icyo gihe njya kujya muri ghetto nta n'amafaranga nari mfite, anteye inda none aranyihakanye ngo nyikuremo. Ntabwo bishoboka, ni ukuri ntabwo bishoboka ko nakuramo inda y'umwana wanjye. Nzemera n'ibyo mbonye mbwirirwe mburare, ariko umwana wanjye ntabwo namukuramo. Mbanje kugusuza wowe udahwema kutwereka ko dukurikira kuri Tambuka TV, aho waba uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zigiye zitandukanye, ndetse n'abanyarwanda bari muri diaspora hirya no hino ku migabane itandukanye igize isi. Turabasuhuza cyane kandi dushimira buri muntu wese wakoze subscribe ndetse n'utarayikora tumusaba kugira ngo ayikore. Igihe dushyize ikiganiro aje abo wa mbere mu gukurikirana ibiganiro byacu. Reka rero mwihanganishe wowe mu by'ukuri uri muri situation itameze neza, mwizeza ko ibintu birahinduka, ukisanga amateka yahindutse, ndetse ushobora kuba ubabaye ariko ejo ukaba wishimye. Murabimenyereye, ngenda mbazanira abatumirwa batandukanye. Uyu munsi rero muri kubireba kuri kamera, turi kumwe n'umutumirwa, araza kutwibwira turushaho kumumenya. So reka dutangire rero atwibwire, atubwire amakuru ye, atubwire uko ameze, cyane ko ari ubwa mbere tumwakire kuri Tambuka TV. Reka tangire atubwira amazina ye. Murakoze cyane, nitwa Uwimana Claudine Sonia. Yego Sonia, amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane. Ya, umeze neza? Meze neza cyane pe. Sonia rero tuguhaye ikaze kuri Tambuka TV. Tambuka TV wari usanzwe yizi? Ndayizi cyane. Okay. Tugiye kwinjira mu kiganiro, uri kumwe n'abantu benshi bagukurikiye hano. Witeguye kubaganiriza? Yego ndabyiteguye. Niki tuzaniye hano kuri Tambuka TV, ku buryo abakunzi bacu barakwiteze, kandi kenshi iyo batazanye umutumirwa hano abazi ko tugiye kubazanira umunyempano. Yego mbazaniye ibintu byinshi kandi byiza, muraza kubibona abadukurikiye. Sonia, umuntu ashobora kukubona akagira byinshi atekereza. Ese acyari umukobwa cyangwa uri umumama? Ndi umufiyemeri. Okay. Sonia rero ni kenshi wifuje ko tugirana ikiganiro mu buzima busanzwe, ni igihe ukunda cyane? Ikijyanye n'iki? Ikijyanye nk'impano muri wowe wiyumvamo. Impano, gukina filime, kubyina, no kuba naba umuhanzi. Yego. Ari gukina filime no kubyina no kuba waba umuhanzi, muri ibyo hari ikintu wigeze ugerageza mu buzima bwawe ngo ubashe kugikora? Narabigerageje. Nagerageje gukina filime no kubyina. Yego. Muri ibyo ko wagiye ubigerageza, ni ikihe kintu muri wowe wumvishe ko ari cyo kintu ukwiriye kugira tara yawe, ukumva wagikora, ukumva wakinjiramo? Cyane gukina filime nibyo nkunda cyane kurusha ibindi byose. Nibyo bintu ukunda. Kubera icyo ubikunda, cyaje muri wowe gute? Ni gute byakujemo kugira ngo wumve ko ukwiriye kumva ko ukunze gukina filime? Byanjemo nyine, nakuze numva ari ibintu nzakora, nabona n'abandi bakinnyi nyine b'amafilime bagenda bakina, nkarushaho kubikunda cyane. Wambwira se nk'abakinnyi wagiye ukunda kureba bakagushimisha ukumva nawe urabikunze?
yego nabakubwira, hari umukobwa witwa, hari filime uri ukina muri City Maid yitwa Nana, hari niyo yakinnye yitwa Catherine na Ngenzi. Abo bakinnyi rwose narabafanaga cyane cyane kandi n'ubu ndacyabafana. Nababona rero, nabona ibintu bakora nkumva ni byiza, nkumva nanjye nyine ndushijeho kugenda nkunda kuba nakina filime. Icyo gihe wambwira nk'ikigero wari urimo cy'imyaka utangira kumva muri wowe ushaka kuba wakunda ibintu byo gukina sinema? Nari mfite nk'imyaka 15. Wari ufite nk'imyaka 15. Muri iki gihe hari ubwo wigeze ubigerageza? N'ubu narabigerageje. Narabigerageje cyane. Kandi kabazo nakubaza kujyanye na filime, ushobora kuyandika cyangwa izo bakwandikiye umuntu akagwa script ukabasha kuyikina? Nakina izo banyandikiye kuko kuyandika ntabwo nabibasha. Ariko ubasha gukina, ushobora no kwigana umukinnyi ukina filime cyane, nagerageza. Kuri ubu nibura filime kuva ku myaka 15 utangira kugerageza kuzikina, haba hari ikintu filime nibura wigeze ukina ukagera ku rwego kaba yagira iki kukumarira? Oya, izo nagerageje gukinamo zose byageraga nyine, byabaga bigiye gushyika mu rwego rwo hejuru bikanga nyine, sinzi aho byapfiraga bitewe n'abantu tuba dukorana. Ariko ngiye mbonye amahirwe nakomeza kandi nkaba umukinnyi mwiza. Uhawe amahirwe yo gukina mu Rwanda filime, ni nk'abahe bakinnyi wumva wakifatanya nabo mugakina filime? Nka Ngenzi ariwe witwa Dani Gaga na Fabiola. Bari abakinnyi se ni iki bakundira cyane? Twatinga neza nyine, ubona bibarimo nyine, ntabwo ari ibintu bishakamo, ubona ari ibintu bibarimo kandi nyine bakatinga neza. Ukumva nawe wakina nkabo. Gukoresha akazami nta kibazo. Ubundi abantu benshi bakunze gutinya ibizami, kuki utagira ubwoba bw'ibizami? Ntabwo nagitinya. Utazi n'ikizamini ngiye kukubaza? Nta kibazo icyo ari cyo cyose. Humura narindi kugira ngo ngutere ubwoba, ariko biragaragara ko wavamo umukinnyi mwiza, kuko nkunze kuganira n'abatumirwa benshi cyane batandukanye, ariko ibona uburyo umutumirwa adatinya amaso ya kamera, kuko ubu uri kurebwa n'abantu bagiye batandukanye, uri kurebwa n'abantu bari muri Australia, uri kurebwa n'abantu bari za Germany, uri kurebwa n'abantu bari ahantu hatandukanye. So rero urumva ko ukurikiwe n'abantu benshi cyane. Ndi kugira ngo ntegurira akantu gato, kugira ngo ninjize abantu muri mood, bamenye ko umutumirwa yahageze koko afite iyo taha ashobora gukina. Urabishobora? Agerageza. Ngaho gatekerezaho gatoya. Nshuti rero bakunzi batambuka TV, dukomeje kubashimira cyane cyane bari muri Uganda, badukurikira cyane. Iyo tugiye twitegereza ku bantu bagenda badukurikira cyane, turashimira cyane abantu bari Uganda, turashimira cyane abantu hari hano i Burundi, abantu bari muri Kenya, abantu bari muri France, muri Amerika, muri kutwereka ko muri kudushyigikira cyane. So turashimira byimaze iyo umuntu wakoze subscribe, ariko n'umuntu utarayikora gukanda subscribe ni ibintu byoroshye cyane, ni ibintu wakora nk'uwikinira, maze Tambuka TV tukarushaho kugenda dutambuka, tukarushaho kugenda dutambuka ku buryo tuzagera tukaba platform nini cyane, platform nini kandi iremere. So mutumirwa wacu rero agiye kutwereka ko ari umunyempano koko. Tugiye gutangira 1 2 uriteguye?
agiye rero kuduha show. Mwiteguye kureba show? Wowe uri kureba ikiganiro cyacu witeguye kureba show? Ngiye kuduha show, nari muhaye iminota ngadutegurira, agiye kudukinira. Ni ibintu bikorwa n'abahanga. Nta muntu ushobora gukina filime ari wenyine, ariko iyo umuntu abasha kubikora burya aba ari umuhanga. Ubwo mu kanya rero ba Kiramani batangiye kubona abakinnyi, twagiye gatatu twatangiye. Ariko se mana yanjye koko ni ukubera iki abahungu b'iki gihe koko bahindutse? Ni ukubera iki babaye nk'inyamaswa? Anteye inda none aranyihakanye ngo nyikuremo. Ntabwo bishoboka, ni ukuri. Ntabwo bishoboka ko nakuramo inda y'umwana wanjye. Nzemera njye mbonye mbwirirwe mburare, ariko umwana wanjye ntabwo namukuramo. Ariko mana, ubwo ko tuzakora iki? Abakobwa, urubyiruko turahangayitse kubera abahungu bari hanze aha ngaha. Ntabwo nayikuramo, ni ukuri ntabwo nayikuramo. Sinabona n'izo mbaraga, nigirira n'ubwo. Nzemera mubyare nubwo mu rugo turi abakene, tukaba turi abatindi. Ntabwo nakora icyo cyaha, no. Nzemera mubyare, ariko nawe nyuma azabona ingaruka. Azabona ingaruka. Reka ngende mva dore burije atagira n'ikindira hano. Ariko mwana wa humura, ni ukuri tuza. Tuza sinzagutererana. Reka ngende mbwire mama, ndabizi ko atari umubyeyi mubi nawe atanererana, mugisha inama y'icyo nakora. Ndabizi ko ari umubyeyi mwiza adashobora kungira inama mbi. Nta kundi nabigenza. Tashi presence nzanira papier muswara nihanagure kabisa, nawe ndumva amarira aje, ndumva bitoroshye kabisa. Mose zanjye rero nazo hari igihe umuntu akina utuntu kabisa nkumva nanjye amarira aramfasha, ariko nakundi. Reka nihagarare nk'umunyamakuru, uranyumije. None se ko ngutunguye ukahita mu by'ukuri ujya muri mudu ugakina, uri umuhanga kabisa. Ibyo bintu ubikomora? Nyine mba numva bindimo, ntago ari ibintu nishakishamo gusa, nyine biba bindimo. Yego. Cyangwa hari uburyo ukinnye mu by'ukuri urakinnye, nanjye numva muri njye amarira araje. Ay'abagabo wenda nuko njye yarashatse kuza gutemba z'inyuma, ariko ubundi amarira y'abagabo atemba ajya mu nda, ariko nyine nakundi. Ubwo gusa urakinnye numva mosiyo ziramfasha mu by'ukuri. Akenshi najyaga mbibona njyewe mu mafilime aremereye cyane, ntabwo nari nzi ko naganira n'umuntu wakitinga gutya nakabasha kurira kuko byanyabyo. Ariko hari ikindi kibazo mise nibaza, uzi koko ukinnye pe urakinnye none mbona neza ibintu birahindutse, sibyo? Ikintu nshaka kukubaza, urakinnye ukina akantu gato gahita kanyinjiza mu kiganiro, numva ibintu hari ikiganiro twahereyeho mbere, ndavuga se impamvu aka kantu hise ukakina neza cyane, wenda urabihuza n'ubuzima urubyiruko runyuramo muri iyi minsi? Ariko nta nubwo ariyo mpamvu, n'indi rero yose wampa nyine natinga neza nta kibazo. Nabyo birimo, ariko n'indi rero yose nayatinga nabibasha. Ni ikihe kibazo se muri iyi minsi ubona urubyiruko cyane cyane nk'abana b'abakobwa bakunze guhura nacyo? Ikibazo nyine nabivuzeho, abana b'abakobwa ibibazo dukunda guhura nabyo. Uhura n'umuhungu akakubeshya, akakwizeza ibitangaza, ejo nyine yagutera inda bigahinduka ukibaza se ni wa wundi wari usanzwe uzi, bikakuyobera. Ugasanga nyine ibibazo bibaye byinshi cyane mu rubyiruko. Yego. Ariko rero ngo n'abana b'abakobwa ngo namwe ngo hari ukuntu muri iyi minsi ngo ibintu biba bitoroshye, ugasanga n'abo basore mubashyira mu mutego.
ntabwo ari cyane, akenshi nyine ni abasore. none se umbwira ni gute umwana ubona nk'umusore ni gute ashobora gushukamo nk'umwana w'umukobwa? Ashobora gushuka bitewe n'uburyo bwinshi. Icya mbere wenda n'ubukene, bitewe n'ubuzima nyine umuntu aba arimo. Akenshi nyine bituruka ku bukene, ugasanga arakubwira iti nzajya nkuhereza ikimwe, nimba waravutse wenda iwanyu muri abakene ugasanga wavukiye mu muryango mubi, akakubwira iti ngewe nzajya nkuhereza buri kimwe cyose, niba nta telefone ufite nzayikugurira. Ukareba umwana wo kwa kanaka umubakira afite telefone, ukibaza se kubera iki njye ntayifite? None se singomba kubaho nk'uko abandi bameze? Nyine ugasanga akenshi ugende no mu kigare, wa musore akaba yabasha kugufatisha gushikisha utuntu twinshi. Ariko Soni umbabarire, ndumva muri njye nshaka ko tuganira ibintu byinshi. Urabona hari umutumirwa twagiye tuvugana kenshi, ni n'ubwa mbere nkubonye, ariko ndakwishimiye cyane kuri Tambuka TV. Mbabarire kuba nagize icyo kibazo. Wavuze ngo kuri umufiyemere, buriya nari ndi kubariza na kameramani kugira ngo nawe naramuka afite ijambo ashaka gutambutsa azatambutse yerekwa rye, ariko urambwira ngo uri umufiyemere, byahise bintera ikibazo. Se ko wagize umwana ukiri muto? Impamvu nagize umwana nabyaye nkiri muto nuko byagenze nyine. Nanjye akenshi nakuriye mu buzima bubi bubabaje cyane nyine. Ihangane ndumva bikugoye, ariko akenshi ibintu bikunze kuba byaratubayeho mu buzima hari igihe ubinyuramo ariko bikabisoma kurya abandi. Rero uze gukomera. Akenshi ndabona nanjye nkubaje iki kibazo umuntu muri we urahindutse, ariko ugerageze nibura ushobora kutubwira urugendo rw'ubuzima bwawe. Ariko hari abantu benshi bishobora gufasha mu buzima, cyane abana bakiri bato cyane. Hari ikintu nshaka guheraho cy'ingenzi, wenda tutaratangira ku rugendo rwawe rw'ubuzima bwawe nk'uko ugiye kubitunyuriramo. Nibura muri iki gihe hari ikintu uvuze kijyanye n'abakobwa bashukwa n'abahungu, noneho ariko nanone ugasanga hari imyitwarire y'abana usanga nabo baba ikibazo ku babyeyi. Rimwe na rimwe nabo ingaruka zikaba zabageraho, ariko bitaturutse ku babyeyi ahubwo byaturutse kuri ba bana. Ibyo bintu nawe ujya ubibonaho mu buzima? Yego, njya mbibona cyane. Ugasanga umubyeyi aratoteza umwana we cyane, ntashobora kumwicaza ngo amuganirize, ahubwo akamutuka akamukubita. N'ibyo nabyo byaba intandaro. Nta kibazo, twagiye dusangizaho muri make impamvu wisanze uri umubyeyi, kandi mu by'ukuri nawe ndabona ukiri umwana nkurikije uko nakubonye, ariko ndabona nawe wari ugifite urugendo rwo kuba wakura cyangwa ugatekereza n'indi mishinga kugira ngo ube umumama. Ese uri umumama wenda mu buryo bw'amategeko, cyangwa ni ibintu nawe ni urugendo rw'ubuzima wanyuzemo biza ari nk'ibintu bikugwiririye? Ni ibintu byangwiririye, ntabwo ari mu buryo bwemewe n'amategeko. Rero byagenze biti? Ukuntu byatangiye se byatangiye nyine, reka duhere ukiri umwana. Ese ufite ababyeyi? Ese wabashije kwiga amashuri urayasoza? Se duhera aho ngaho kugira ngo nibura nawe bize kukorohera. Mfite umubyeyi umwe ari we mama. Narize ariko nyine ntabwo nasoje. Byatewe n'iki? Natangiye kwiga, hanyuma niga mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu biba ngombwa ko papa nyine apfa. Mu wa gatatu segonderi, mu wa gatatu primaire. Yego, yitabye Imana. Rero niwe wadushyigikiraga mu bintu byo kwiga, nyine dushyiramo hate, adushakira n'iniforome. Nyuma rero amaze kwitaba Imana mpita mva mu ishuri.
nyuma we nza no gukomeza kuko mama yahise yimuka ahantu nyine twabaga. ubwo urumva papa amaze gupfa ubuzima bwahise buhinduka bujya down cyane mutangira kwihigira. Yego. Hanyuma tumaze kwimuka ndagenda niga mu wa 4 ngeze no mu wa 5 nyine primaire, mbona nyine ubushobozi buranze mitambireka nyine mitanigira ko twabaga mu cyaro, mitanigira mu mujyi ariho nyine Kayonza. wahise uza ubugizima bwaranze ishuri bari hahagaze ubona ibintu birakaze n'icyo kurya ubwo kibyari hatari. Byari hatari, twaryaga rimwe ku munsi kandi nabwo nyine mama yaciye inshuro. Nibwo nahise nza mu mujyi nzana n'undi mwana w'inshuti yanjye, turaza hari mama nyine watuzanye aratubwira ngo tuze ajye kutwereka ahantu nyine dukora tujye tubona amafaranga. ubwo si kigero ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite nk'imyaka 13. wari ukiri n'akabebe, wari ukiri gato cyane. Yego. Hanyuma ubwo nyine tugenda mba ahantu niberayo nk'umwana mu rugo, mba umwana mwiza, nyuma nza kugenda ngorera n'amafaranga. Ubwo nyine nyuma mu gukorera amafaranga nibwo naje guhura nyine n'umuhungu nyine turakundana. Mu gukundana nyine nyuma abanteye inda. Rwose icyo gihe mutangiye gukundana no maze kuba rigize imyaka ingahe? Nari maze kugira imyaka 18. wari ukuze. Yego. None se uwo muhungu mukundana twenda ibyo ngibyo bibayeho, ni igihe kintu yakwizezaga ku buryo byakwibagije ubuzima wari uvuyemo mu cyaro noneho ukarushaho kumugirira icyizere kumva uramukunda? Ni iyihe mpamvu yabiteye? Yanyizezaga ko tugiye kubana, akanyereka inshuti ze, nyine agakora uburyo kiwe anyereka ko nyine tuzabana. Ndabyibuka kugira ngo tujye no guhuza gutyo twagiye no kwipimisha virusi itera sida, mbwira uti tuzabana rwose. Nawe ndavuga uti ubwo wenda ubwo twagiye no kwipimisha nibyo wenda gahunda yo kubanira hari, nanjye nsanga byabaye gutyo. Usanga ubwo redi usanga mu by'ukuri uratwite. Yego. Wamenye ko utwite gute cyane ko wari ukiri umwana n'ibyo bintu utabimenyereye? Burya umuntu yari imyaka 18 burya bataragira ibitekerezo banditse, wamenye gute ko utwite? Mugenzi wanjye namubwiraga ukuntu meze, numvaga mu nda bitameze neza kandi ntegereje na cya gihe ndaheba. Navuga ngo wenda bibaho nyine ni ukwirenza, akenshi bijya bitubaho. Nabwira mugenzi wanjye ukuntu meze akambwira ati nyamara ushobora kuba utwite. Hakonje nyine simbyemera. Umunsi umwe arambwira ati ngwino nkwereka ahantu tujya ku kigo cy'urubyiruko bapimira ubuntu, nta mafaranga bari bugusabe nta n'iki. Tujyayo nyine bwa mbere biranga, dusanga batanakoze, bwa kabiri dusubiyeyo nyine nsanga bambwira ko ntwite. Bamaze se kukubwira ko twite wabyitwayemo gute? Mbwira uko wabyitwayemo, wabyakiriye gute muri wowe? Gusa nyine ntago nabyakiriye nabi cyane, none birenze nyine nahise numva ko nyine n'ubundi bigomba kuba nyine byarabaye, nta kundi ntangira kuyakira gake gake. None se hari nk'umuntu ushobora kubyumva akumva ko wenda nawe ikigiye kugira ngo ube watwara nk'inda, nawe wumvaga ko bishobora kubaho muri we ari ibintu wari witeguye cyane ko uwo musore mwakundanaga? Icyo gihe wumvaga muri we witeguye kuba watwita? Oya, ntabwo nari mbyiteguye. Yego. Nubwo nyine nangira no guhangayika, urumva ntabwo byabura, ntabwo wabyishimira cyane kuko n'ubundi biba bibaye mu gihe kitari cyabyo. Ndahangayika rwose, nibaza noneho ahantu inda nzayijyana, nibaza ahantu mba, ahubwo uti nimbabwira bazahita banyirukana. Kandi no mu rugo naho niyo nagenda nkicarayo, mama nawe azahangayika bitewe n'ubuzima abayeho. Mwumva nyine biranshanze cyane.
ubwo naragiye mpita mfata umwanzuro wo kutabibwira aho nabaga. icyo gihe wari uri mu kazi ukorera mu rugo rw'umuntu? Yego, mpita mfata umwanzuro wo kuvuga ngo reka ngende nshake gato nyine ngiye kwibana. uretse tutarakomeza muri iyo nkuru kugira ngo ntaza kwibagirwa, ni izihe ngorane wabonye abakozi bo mu rugo bakunze guhura nazo? Ni nyinshi cyane, ariko nanone ntabwo ari bose. Biterwa n'igihe uba ufite umukoresha mwiza, ntuhangayike cyane bitewe n'umukoresha uba ufite. Ariko nanone abakozi bo mu rugo barahangayika cyane pe. hari ahantu wigeze ukora se uhura n'ibisitirago ziremereye? Cyane. byagenze bite? Umunsi umwe nyine bitewe n'aho hantu nabaga, twaje gushwana nyine dupfuye wenda nk'akantu, nyuma ndagenda njya i Kigali nanone njya gukorera umuntu w'umugabo yari afite akabutike, afite na depo y'amakara. Ndagenda arambwira ati rero wa mukobwa we uzajya ucuruza nyine muri aka kabutike, nanjye mugende kuri depo y'amakara. Nyuma umugabo akageza nyine akansa nijoro akambwira ati kingura. Nkamubwira se urashaka iki? Akambwira ati rimwe yigeze no kumbwira ati ngiye urufunguzo rw'aho ndara narutaye, ati mbabarira ukingure, hanyuma wenda ndaraho niyo narara nicaye. none se uwo mugabo utambwira ko yari afite umugore? Yari afite umugore ahantu mu cyaro i Kigali, yabaga mu kazi. Ubwo nyine akajya ashaka ko nyine twaryamana, ndabyanga ndamutsembera. Kandi mu by'ukuri amafaranga narayashakaga pe, narashakaga cyane. Nyuma abonye ko bitavamo arananyirukana. Yamaze kunyirukana nyine nibwo nahamagaye hahandi nabaga mbasaba imbabazi, barankundira nongera nsubirayo. Ariko ubwo nyine ibyo byabaye imbere y'uko ntarakwita. uhuye n'uwo mumama, uvuye aho ngaho utwite muri urwo rwakoragamo, nuko uragiye? Nahise ngenda njya gushaka geto nyine, ndavuga uti sinzarushya umubyeyi, nta n'undi muntu nzarushya. Ibi bintu nyine ni njye wabyikururirwa nyine, n'ibyo ni njyewe bigomba kureba, nta wundi muntu mpangayikishije. Ndagenda mba muri geto nyine, nkajya gufurira umuntu, namara kumufurira nyine akampa amafaranga, nkajya mu isoko nkacuruza. Hari n'igihe nagiye nyine ngura dodo z'5,000, nkajya nzicuruza nkunguka nka 2 cyangwa se 1,000 bitewe n'ukuntu isoko ryabaga ryagenze. Ayo mbonye nyine akaba ari yo ndya. Ubwo andi nkongera kuyaranguza. Hari n'igihe nyine yabaga make no mu gishoro nyine nkakoramo. Ndagenda mbaho gutyo mu buzima nyine nk'ubwo, mpangayitse nibaza se ejo n'ejo bundi umwana navuka kuko nzamufatira hehe, ko nta mafaranga mfite ngo njye kugura ibikoresho by'umwana. Nanamuhamagara akambwira uti reka ngiye nanda naguteye. aho hantu narindi gushaka kubaza nuko ngo amaze kugutera inda warabimubwiye arakwihakana? Narabimubwiye aranyihakana. none se ntabwo numva ukuntu yagerageje kukwihakana, azi ko ari we muntu mwahuye, yakubwiraga ko impamvu ari kukwihakana ari iyihe? Nyine njye ntabwo yambwiraga impamvu. Yarambwiraga gusa ngo ntabwo ari we ngo wanteye inda. icyo gihe muri wowe mu mutima wumvishe umeze ute? Numvishe mbabaye cyane cyane, ariko cyane birenze. Ariko nyine nta kundi, ndavuga reka ntegereze iby'Imana izakora, n'ibyo igeno ry'Imana. mbo dukomeje kwihuta mu rugendo rwawe rw'ubuzima rutoroshye wanyuzemo. Ubwo ukomeje gutwita umwana, nta kundi wagombaga n'undi gukomeza mu buzima ukirwanaho. n'ahandi hantu nibura muri icyo gihe wabashije kubona ubufasha? Nta handi hantu uretse umuhungu umwe nyine twari twaramenyanye nawe duhuriye kuri Facebook, akamfasha nyine
akamfasha nta kindi kintu ashingiyeho. Ndabyibuka nyine icyo gihe njya kujya muri geto nta n'amafaranga nari mfite, naramuhamagaye arangije arambwira ati hangane amezi 5,000 nyine. Ndagenda nyine nkomereza ko yaramfashaga nyine gake gake muri ubwo buzima nyine butari bunyoroheye. papa w'umwana wamuhamagara akakubwira nabi? Yambwiraga nabi cyane ngo ntabwo ari wowe waneye inda, nabwo ese ko nta wundi muntu twahuye ko ari wowe gusa, ngo reka reka ngo ubwo ngo uzarebe ngo uzashakire n'ahandi, nyine akambwira amagambo mabi cyane. Icyo gihe mama we yabyakiriye gute? Nyuma naje kujya mu rugo mama ndabimubwira, mbimubwiye arambwira ati nyine ihangane nta kundi byagenda. Ntago yamfashe nawe nyine nk'uko abandi babyeyi bafata n'abana babo iyo bamenye ngo batwaye inda. Yaranganirizaga akambwira neza, akamumuriza, akambwira ati nyine nta kundi ihangane, akambwira ese waje ukaba hano. Yabaga nyine ahantu mu cyaro, mwabwira ati ubuzima bw'ahangaha ntabwo byakunda, sinshaka kukurushya kukugora kukubona ufite agahinda kubera njyewe. Ejo n'ejo bundi ngusabe uti mama dore rwose mpereza nibura n'igiceri njya kugura imineke cyangwa se nk'izo senkisa ngura imbuto, amafaranga uyabare kandi nawe nta kintu uba ufite. Ati rwose byagutera agahinda ndabizi. Mbimubwiye nyine ndongera nisubirira muri geto yanjye. Wabaga muri geto ubwo ukagenda ugacuruza, igihe cyo gucuruza byabaga byanze, akandi kazi wakoraga n'akahe? Nafuriraga umuntu, nkagenda nkaba nafurira umuntu nyine akampa amafaranga, ayampaye akaba ariyo nkoresha nkishyura n'inzu. Ubwo byaje kurangira umwana yaje kuvuka? Yego, umwana yaje kuvuka ndagenda, gusa nyine ntabwo byari byoroshye. Umwana yaje kuvuka ariko avuka ntabwo byari byoroshye. Nyuma yo kuvuka byari bigoye pe, noneho byabaye nabi kurusha mbere. Tutarashyika aho ngaho, nibura uwo musore waguteye inda amenye ko ugeze ku gihe, urumva hari uburyo amakuru yashoboraga kuba yaramugiraga gutya akamugeraho. Yari umuntu dushobora kuba impamvu yabimuteye ni umuntu muri icyo gihe utari ufite ubushobozi? Yego, nta bushobozi yari afite, ariko nanone ntabwo ariyo mpamvu, ko nta n'umutima yari afite nyine ukunda. Ubwo muri icyo gihe mukundana, kuko byari byose umuntu iyo mukundana aba ashaka kuguhamagara, nta n'akazi yakoraga? Akazi yari agafite nyine, akora utuntu dutandukanye nyine, urebye bwari ubushake, kuko n'undi ntabwo ari ukuvuga ko niba adafite akazi ni ngombwa ngo akwihakane cyangwa gutererane. Oya, biterwa n'umuntu n'umutima w'umuntu. Hari n'umuntu uba udafite akazi akavuga uti rwose nta kibazo nzagufasha mu buryo bushoboka, nimba n'icyo 1,000 nyiguhereze, nimba nawe 500 nyaguhereze uyakire, ariko atari kuvanga gutererane nyine ubuzima ububemo wenyine. Nugeze kwa muganga yamenye amakuru ko wagiye kubyara? Yego, yarabimenye, narabimubwiye, arambwira ati nta kibazo nzaza kugusura. Kuko kwa muganga naragiye marayo n'amezi 2. Ko maze amezi 2 mu bitaro? Nabyaye bambaze, nyuma yo kumbaga nyine hazamo infection, mbayo gutyo, noneho bitewe n'ibintu bansabaga, nyuma bansaba n'amafaranga yo kumereza imiti ndayabura nyine, kuko n'ubundi buri kimwe cyose ninjye wakimenyeraga ndi mu bitaro. Nkagerageza guhamagara inshuti zanjye, ubonye agahumbi, ufite umutima ubonye agahumbi akanshyiriraho, ubonye senkisa akazinshyiraho nkishyura imiti. Ariko nkubwije ukuri narinze mva kwa muganga atangezeho, kandi niwabo ntibigeze banangiraho kandi bari babizi. Yego, nyuma ubwo igihe amezi arashize urwana n'ubuzima, ibintu bitoroshye, ubuvuye kwa muganga, ese ugarutse ubuzima bwaje kugenda gute? Tugeze mu kindi gice cya kabiri cy'ubuzima bwawe. Mvuye kwa muganga noneho byagenze nabi cyane cyane, kubera ko kurya byari bigoranye.
byari bigoranye cyane pe, kubera ko noneho nabyaye mbazwe, navuyeyo aho bambaze hatarakira. Simbe navuga nta mbaraga nari mfite zo kuvuga ngo ndagenda nkorera amafaranga wenda bamereza amafaranga mbona yo gukoresha. Byaranze neza kurya nyine ari Imana mfasha, gusa nyine ntabwo byoroshye, ariko nta kundi. Gusa nyine nakomeje wenda aho ngaho tunasimbuka ko simba nshaka no kubyibuka. aho hantu hararemereye cyane, ariko ihangane, ni ukuri icyo nzi Imana yo mu ijuru irahirengeye mu ijuru izi byose. Hari isengesho nkunze gusenga ngo Imana iriho yahozeho kandi izahoraho, ibizi ibintu byose, ibizi itangiriro, kandi reka nkubwire ibizi n'iherezo. Uyu munsi ushaka ko waranyuze mu buzima bukomeye, ariko reka nkubwire ejo byahinduka, amateka yahinduka, ibintu bikamera neza. Dukomeje se, umwana yaje gukura, tugereranyije nk'ubu ngubu umwana ageze mu myaka ingahe? Ubu ngubu umwana afite imyaka 2 n'igice. Akabazo k'amatsiko nakibaza aho ngaho, ese papa w'umwana nibura yagerageje atera intambwe, agerageza kuba yagira amatsiko yo kureba umwana we? Yego. Amubonye n'iki yavuze? Amubonye nyine nabwo byaragoranye cyane, akajya avuga ko umwana atari uwe. Namuhamagara umwana yandembanye nti basi mfashe nshyireho n'igihumbi mvuze umwana, akanuka akambwira amagambo mabi, ambwira ko umwana atari uwe. Mu by'ukuri akakubwira amagambo koko? Yego. Mu buzima urumva bibaho, ariko amaze kugera no ku mwana yakomeje guhakana ko atari uwe? Yakomeje kubihakana, ariko uko umwana agenda akura nyine ubu ngubu yaremeye, nyine avuga ko umwana ari uwe nta kibazo. Kuko abona basa ngo barasa cyane, ngo ni uwabo, ibintu nk'ibyo nyine. Yego, ubu asigaye amwemera. nibura se atanga iposho, atanga ikintu gishobora kugufasha? Ni gake cyane nyine, nabwo ewe umuntu aba yavuze yagize icyo, ariko wenda uko biri ntabwo bikiri nka mbere, kuko n'ubu bwaranabyemera akavuga ngo umwana wanjye, ariko mbere bwo nta nubwo yabyemeraga. Kuki se abagabo, igitsina gabo bakunze, izi kese zikunze kubaho cyane, bagimara gutera abakobwa inda ntibabyemere, nibura umwana yakura ubona akenshi biterwa n'iki? Akenshi njye mbona bituruka ku nyine, iyo akubeshya ko agukunda n'umutima udakunda w'uburyarya. Hari ubwaza akakubeshya ngo aragukunda kandi atagukunda, ari yamara ari yabo nyine. None iyo akubeshya ko agukunda atagukunda nyine, nyuma akagutera inda arakwihakana, agashaka ngo uhore ubabaye bitewe n'ukuntu aba atagukunda. Ariko iyo ari wa wundi ugukunda, aragerageza akakuba hafi, akubwira iti ihangane rwose nzagerageza mbane nawe mu bihe byose uzabamo. Dusoza ikiganiro, ariko turaza kongera tugaruke kuri filime gato, twaje kujya mu bindi, ariko icyatuzanye hano ni ukugira ugaragaze talenti yawe. Ni irihe somo wagira abana b'abakobwa baba bari kumwe n'abana n'abasore babizeza ibitangaza, akaba aramubwiye ngo iyi si yose arayimuhaye, akaba yaza akamubwira ati hano kuri hoteli twicaye ati ndahaguhaye? Ni irihe somo watanga? Isomo natanga, inama nagira abana bakobwa, rubyiruko, nshuti zanjye, ndabinginze, umuhungu wese muzakundana uzakubeshya ko agukunda akagushora mu bintu by'ubusambanyi mutari abana, ibyo ntuzabyemere. Niyo yakubwira iti ndaguha indege, niyo yakubwira ngo usinyiye sheke y'amafaranga runaka, ariko ntuzabyemere mutari abana. Ntuzemere ko muryamana mutari abana. Kuko akenshi abonye iyo muryamanye bigenda bite? Iyo muryamanye nyine atagukunda akagutera inda, bigenda nabi cyane. Ibyo bibazo uhura nabyo, ugasigarana ubirwana nabyo wenyine, bikaguhangayikisha kandi n'umwana wawe bikamuhangayikisha. So rero ikintu nabagiraho inama, mujye mwirinda, ntihakagire umuhungu bajyana umusambanyi ngo abashuke mutari abana, mutararushinga. Uko wowe warabibonye, wabashije kubona ko hari igihe umuntu akwizeza ibitangaza nyamara ari igihu? Yego, narabibonye. None mu buzima bwawe uyu munsi wa none, ni igiki ukora nibura kibasha kuba cyaguha imibereho? Ikintu nkora
nyine nibyo ngibyo narabikomeje, ndagenda nkafurira umuntu akampa amafaranga, nabona wenda nk'ibihumbi 10 nkajya mu isoko, nkaba narangura nk'igitoki hanze nkakijyana mu isoko kikanyungura, kikaba cyanye ayo nungutse nyine akaba ariyo nkoresha. Ni mu buzima bwawe nizihe nzozi ufite inzozi zo kuzaba iki? Nizihe kintu muri wowe ukunda wumva ko byanga bikunda ari cyo wazaba cyo mu gihe kizaza? Inzozi mfite rwose nuko nyine umwateri, nkakina filime, ngatera imbere, nkagera aho abandi bageze, nkari abansabi bageze, n'abandi bose naba nari ingore, nkatera imbere nyine no mu buryo wenda bw'ubuhanzi. Kuba dukurikiye ni icyo bifuzaho? Ikintu mbifuzaho rwose mwokagira Imana mwe banyarwandakazi, ni uko mwamfasha mukantera inkunga nanjye nkaba nagera aho abandi bageze, inzozi zanjye nyine zigasohora. Mu by'ukuri utekereza imyuga yose, ugatekereza ibindi bintu byose, muri wo wakwicara cyangwa se uryamye watekereza ukumva ni filime ushaka? Filime cyane cyane. Uba wumva ushaka kuzaba umukinnyi uremereye mu Rwanda ku buryo Soni yaba Soni? Cyane rwose. Nshuti rero mudukurikiye hano kuri Tambuka TV, narababwiye ni njyewe ndaje kandi koko ngiye kubazanira impano zigiye zitandukanye. Urumva uyu mwana reka mwita umwana nubwo yabaye umubyeyi, ariko urabona ko nawe akiri kuzamuka, akiri mu myaka mito kandi agifite iterambere. Ndeka muhe courage ko bishoboka. Uyu munsi ushaka kuba bitameze neza ariko ejo bikagenda neza kubera Imana. Ikindi uramutse ufite uburyo wamusapotinga mu mpano afite, ushaka kuba ufite platform ya filime iremereye, ukaba ngira ngo twaberetse uburyo ashoboye, akaba umukinnyi mwiza, ashaka gukina na ba Kiramani, ashaka gukina no mu zindi filime zigiye zitandukanye. Sonia, kuba dukurikiye hano kuri Tambuka TV, ntabwo nshaka kukubaza ibijyanye na channel, birashoboka ko nta channel uragira? Ntabwo ndayigira. Ariko wifuza ko wayigira? Nifuza ko nayigira. Rero reka tumushimire cyane ko yabanye natwe kuri Tambuka TV. Wakoze cyane kandi Imana iguhe umugisha. Ikindi nakubwira, humura, mu bikomeye burya n'Imana ibikomeye, sibyo? Buriya nta kintu cyose kiba ku muntu Imana itakizi. Imana kandi ni umukozi w'umuhanga, ndetse ishobora ibintu byose, ishobora byose, kandi nzi nashidikanya ko ubuzima buzahinduka. Nubwo uyu munsi uvuga ko ibintu bitoroshye, abona dufaranga ariko wagiye gufurira abantu imyenda, cyangwa ushaka no kuba wajya no gukora utundi turimo tugiye dutandukanye tugufasha kugira ngo ubuzima ariko ejo burahinduka. Reka rero tugushimire wowe wabanye natwe. Imana iguha umugisha kubw'umwanya waba watanze, kandi ntiwibagirwe no gukora subscribe. Murakoze cyane.